Mana data wa twese, Mana yaremye isi n'ijuru, Mana yahanitse ikirere ikadendeza inyanja. Ndagushimye muri aka kanya keza k'umugisha, akanya keza uduhaye, akanya keza tugiye kuganira ku ijambo ryawe n'ubwoko bugiye kuntega amatwi. Ndagushimye kuko ubigenje neza, ndagushimye kuko uduhaye umwanya, izina ryawe nirihimbazwe. Nunkunde rero mwami Imana ishobora byose, iri jambo tugiye kuvuga ribe ijambo ryiza, ijambo rikora ku mitima yacu kandi uriherekeshe umwuka wawe mwami. Reka nje nkubere mikoro wowe wirangururire kugira ngo ugire icyo ugeza ku bwoko bwawe. Urakoze rero, dusengeye umuntu wese ugiye kudutega amatwi aherereye hose ku migabane tuyisi, kugira ngo ukomeze kumwitaho kandi ukomeze kubana nawe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Rero ndabasuhuje bene data, mwebwe dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu buva ku Mana data twese bubane namwe. Muri aya masaha meza Imana impaye, ngize ngo tuganire ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Rero nguhaye ikaze muri iki ikiganiro cyiza, ikiganiro cy'umugisha tumaze kuboneramo abantu benshi bakira, abantu benshi babohoka, abantu benshi bakira agakiza. Nukuri n'ivy'igiciro twabagiriyeho umugisha rero, kandi mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi, Imana ikomeze ibahereze umugisha. Rero tuguhaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo dusangire ku ijambo ry'Imana. Uyu mwanya nashyizwe ku mutima n'ijambo rikomeye, ijambo ngira ngo dusangire uyu munsi wa none. Ni ijambo maze iminsi ntekereza, ni ijambo maze igihe ntekerezaho, ni ijambo maze igihe ndiho nsaba Imana kugira ngo irimpishurire umunsi ku wundi. Ndagira ngo rero nawe dufatanye kurisangira kugira ngo turusheho kugubwa neza. Imana ikomeze iguhereza umugisha. Iryo jambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo mu isi si iwacu, iwacu ni mu ijuru. Reka nkubwire mwene data, muri iyi si turacumbitse, kandi nubwo ducumbitse hari umunsi tuzava muri iri cumbi tukisanga twageze iwacu mu ijuru. Mu isi rero ntago ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Bivuze ngo ubu buzima bwa buri munsi dutuyemo bufite uko bugomba kudutwara kuko turacumbitse bene data. Ni ukuvuga rero iyo ucumbitse byanga bikunda ugomba kubana n'amabwiriza n'amategeko, cyangwa se ngo amabwiriza n'amategeko bigomba kubahiriza mu icumbi utuyemo. Nujya uhura n'ikintu ujye umenya ko ubuzima utuyemo bwa buri munsi bugomba kugutwara gutyo, kuko nta kundi wabigenza, nta kundi wabibona, nta kundi wabaho, n'ubwo buzima nyine, kuko ubuzima bwa buri munsi tugomba kubwakira uko bwaje. Maze iminsi rero ntekereza kuri iryo jambo ngo mu isi si iwacu, iwacu ni mu ijuru. Ndatekereza ndavuga ngo byanga bikunda hari indangagaciro zigomba kuranga umuntu utuye muri iyi si, ateganya yuko iwabo ari mu ijuru. Bivuze ngo uyu munsi nimba dutuye ku isi, tugomba gutegura ejo hacu heza kugira ngo tuzabashe kujya muri bwa bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero muri uyu mwanya ndagira ngo nkwibutse neza ko hari indangagaciro zigomba kukuranga muri iri cumbi dutuyemo. Izo ndangagaciro zigomba kukuranga, uragomba kumenya neza ko ugomba kwitwararika, kubera yuko iyo utitwaye neza mu icumbi barakwirukana, kandi iyo bakwirukanye rimwe na rimwe urasembera ukajya kurara hanze, cyangwa se ukabura ahuba, kuko igihe kiba kitaragera cyo kujya iwanyu. Bivuze ngo muri iyi si rero iducumbikiye tugomba kuyitwaramo neza bene data. Imana ishimwe cyane, tukayitwaramo nk'uko indangagaciro z'abacumbitsi zigomba kumera. Ijambo ry'Imana riduhugurira neza cyane kwitwara uko tugomba kubaho, kwitwara neza uko tugomba kugenda muri ubu buzima bwa buri munsi. Zaburi itubwira neza ya mbere ngo hahirwa abagenda mu nzira nziza batifatanya n'abakobanyi. Bivuze ngo mu ndangagaciro harimo kutifatanya n'abakobanyi. Ese abakobanyi ni bande? Ni ukuvuga hari abantu bamwe tugomba kubana, ariko muri uko kubana ntitwifatanye nabo mu migendere yabo ya buri munsi, ntitwifatanye nabo mu bikorwa byabo bitubahisha Imana, bidavuga Imana.
ntitugendere muri ibyo bintu. Urugero, nimba uri umusore cyangwa uri urubyiruko ukaba ufite inshuti nyamara zinywa ibiyobyabwenge, nyamara zigendera mu busambanyi, biragoye cyane yuko uzabana nabo ntukore ibyo bintu. Bivuze ngo uzabicunge iyo uri umuntu uteka mu gikoni. Akenshi reka tubare ibikoni biriya wenda batekesha inkwi, batekesha amakara, tureke n'ibindi by'amagaze n'amakwiziniyeri n'ibindi. Iyo ukaranze ibiryo ugatinda muri icyo gikoni, byanga bikunda usohokamo unuka wa mwotsi wa bya biryo watetse. Ni ukuvuga wa muhumuro ukuzaho kuko watinze muri cya gikoni. Bivuze ngo utinda ahantu ugasa naho bene data. Nutindana n'abantu bakora ibyaha nawe uzagenda uba umunyabyaha. Nutinda n'abantu banywa ibitabi nawe uzanywa itabi. Nutinda n'abasambanyi nawe abadayimoni babarimo bazakwafetinga nawe uhinduka umusambanyi. Nutindana n'abantu b'abajura imyuka mibi ibarimo izakuzamo nawe utangire wibe. Ni nayo mpamvu ijambo ritubwira ngo ntukifatanye n'abatizera, ntukagendere mu ngeso zabo mbi, ahubwo ugendere mu mategeko y'Imana. Abantu nk'abo rero bagenda mu mategeko y'Imana, Bibiliya iravuze ngo icyo bazakora cyose kizababera cyiza. Mana ishimwe cyane. Hari indangagaciro z'abacumbitsi muri iyi si. Hari ibintu tugomba kuzibukira umunsi ku wundi. Hari ibyo tugomba kubona n'ibidafite umumaro muri twebwe. Paulo yanditse ijambo aravuga ngo ibyarindamu yanjye nabibonye nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Ibyarindamu yanjye, hari ibintu byamunezezaga. Mwibuke neza ko Paulo ari umwe mu bantu mbere yuko yitwa Paulo yari Sawuli, kandi yagendaga arenganya ubwoko bw'Imana. Byari ku ngoma y'Abaroma, ku mwami bitaga Nero. Yagendaga arenganya abantu basenga Kristo. Sawuli wahinduwe Paulo yari umwe mu bantu bagendaga barenganya ubwoko bw'Imana. Igihe kigeze umwuka wera uramusanga ari mu nzira y'i Damasiko. Uramubwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Arangije aravuga ngo urinde mwami ngo nkwizere. Aravuga ngo ni Yesu w'i Nazareti urenganya. Paulo rero mu kubohoka kwiwe, mu gukizwa kwiwe, hari ijambo yavuze ngo ibyarindamu yanjye, haleluya, nabibonye nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Bene data, hari ibyo tubona nk'ibitunezeza kugira ngo tuve muri ubu bucumbitsi tujye iwacu muri gakondo. Hari ibyo tugomba kubona nk'igihombo. Mana ishimwe cyane. Hari ibyo tugomba kubona n'ibidafite gahunda kuri twebwe. Hari ibyo tugomba kubona n'ibintu twabonye nk'amabyi. Paulo yavuze ngo nabibonye nk'amase, nabibonye nk'amabyi. Haleluya. Reka nkubwire, hari ibyo tugomba kwanga urunuka. Hari ibyo tugomba kureba ukavuga ngo ibi si ibyanjye. Ubundi icumbi uko rigutwaye ugomba kuryihanganira, ariko ukagira indangagaciro zikuranga nk'umuntu ufite gakondo yo mu ijuru. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi mwene data tuganire kuri ayo magambo ngo mwisi si iwacu ni mu ijuru, ariko hari indangagaciro zigomba kuturanga hano mu isi. Iyo urebye mu buzima bwa buri munsi, usanga hari umuntu ukwereka yuko akomeye, akakwereka ko akurusha n'ubwenge n'igihagararo, yewe ni byiza, kandi koko baba banakomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ndagira ngo nkubwire, gukomera kwabo iyaba kwari gukomeye mu mwuka byaba akarusho cyane. Nagiye mbona abakomeye barangira nabi, mbona abandi bakomeye barangira neza kubwo kwizera Imana Data wa twese muri bo. Bivuze ngo iyi si uko igutwara ugomba kumenya neza ko iyi si si iwacu. Ndi kukwibutsa mwene data nshuti yanjye mukundwa,
uture muri iri cumbi ariko uzi neza yuko atariho ubuzima bwawe buzarangirira. Twabonye abo twabyirukanye bamaze kugera hacecekerwa, twabonye abo tuvukana bamaze kugera hacecekerwa, ababyeyi bageze hacecekerwa, inshuti zageze hacecekerwa, yewe n'imva zabo zamaze kumeraho ibyatsi. Ariko wowe uyu munsi warasigaye, uyu munsi uracyariho urahumeka, uyu munsi urazamura ikiganza ukabona biremeye, wabumbura umunwa ukabona ukavuga bigakunda, amaso wabyuka ukabona biremeye. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ni uburinzi bw'Imana ikurindiye muri iri cumbi nshuti yanjye. Uhura n'ibigeragezo, ibyo bigeragezo nyine icumbi tubayemo rigomba kugutwara nk'uko rigomba gushaka, ariko ngabazi Imana yabo. Daniyeli yanditse iryo jambo, ngabazi Imana yabo, haleluya, ngo bazakomera muri iri cumbi, bazakomera bakora iby'ubutwari. Mana ishimwe cyane. Muri iri cumbi mwene data uribayemo, abandi ryarabamugaje, abandi ryabaciye amaguru iri cumbi, abandi ryabateye indwara z'ibyorezo iri cumbi, abandi ryabamazeho ababo iri cumbi, abandi ryatumye batabyara iri cumbi, abandi ryatumye batagira epfo na ruguru iri cumbi, abandi ryabasize ari imfubyi iri cumbi, abandi ryabasize ari impfakazi iri cumbi, ryabasize badafite shinge na rugero. Ariko uyu munsi haleluya, nje kukubwira ngiri cumbi nubwo turibayemo turagomba kurangwa n'indangagaciro zaho kugira ngo dutegure kuzajya iwacu mu ijuru sha. Umva, iri cumbi riratubabaza, iri cumbi riratuhangayikisha, iri cumbi rituma tutagubwa neza, iri cumbi yewe ni iwabo wa sekibi, ni iwabo w'ibibazo, ni iwabo w'intambara, ni iwabo w'abadayimoni. Yewe Bibiliya imbwira neza muri mu Efeso ibice 6 umurongo wa 10 ngo nuko bene data mukomere mu mwami no mu bushobozi bwe bwinshi, ngo ikigeretse kuri ibyo mutwara intwaro zose z'Imana, ngo kuko mutarwana n'ibifite imibiri n'amaraso, ngo ahubwo murwana n'abatware. Umva, abantu turwana n'abashuti yanjye ngo ni abatware, ni ingabo z'umwijima, ni ingabo zo mu kirere. Imana tugire neza cyane. Ibyo turwana nabyo muri iri cumbi ni abatware, ntago ari n'abantu boroheje, ni abatware. Ni nayo mpamvu ngira ngo nkubwire uyu munsi wa none, wowe unteze amatwi, wowe aho waba uherereye hose, ngo gira kurangwa n'indangagaciro. Indangagaciro nshaka kuvugaho ni izihe? Reka nkubwire mwene data, wowe unteze amatwi uyu munsi wa none, hari indangagaciro zigomba kukuranga muri iri cumbi. Mwene data, ndagira ngo uyu munsi uzakire, ndagira ngo uyu munsi usengera izo ndangagaciro mwene data. Muri iyi ntambara ya iri cumbi dutuyemo, ugira indangagaciro nyazo. Muri iyi ntambara dutuyemo, muri ubu buzima bwa buri munsi, ubyuka ugahura n'ikigeragezo, wabyuka mu gitondo ikindi kigakomanga, yewe bimeze nk'indaheka n'ibigeragezo, bimeze nk'aho hari abantu babituma ngo bisimburane, ariko ni mu gihe reka bisimburane kuko ni iwabo wabyo. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo inkoko iri iwabo ishonda umukara. Inkoko iri iwabo ishonda umukara. Kubera ducumbitse muri iyi si, reka ibya nyirabyo by'iyi si bidushonde, kuko iwacu si aha ngaha. Haleluya, reka nkubwire, iwacu si hano sha. Ni nayo mpamvu inkoko iri iwabo ishonda umukara. Kandi nyamara iyi nkoko yarenze yavuye iwabo ikajya ahandi, wa mukara uhita uyicakira ako kanya. Uyu munsi iyi si iriho iradushonda sha, kuko si iwacu, ntabwo ari iwacu. Reka umunsi natwe tuzagera iwacu.
Haleluya. Reka umunsi natwe tuzagera iwacu sha. Ayiwe reka tuzagera iwacu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umunsi tuzagera iwacu ngo tuzabona abacu batubanjirije bapfuye bizeye. Tuzabona abacu, tuzabona Imana Data, tuzabona Yesu Kristo, tuzabona abamarayika baririmba bavuga ngo urera. Ayiwe haleluya. Iwacu ni heza ngo mbona ijuru risisha nisisha ngo kuko ibya kera byari byibagiranye. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, hari ibyiringiro umunsi tuzatabaruka muri iri cumbi dutuyemo, icumbi shari dushonda. Hari umunsi tuzagera iwacu tukaririmbana n'Imana Data wa twese. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ku ndangagaciro zo tugomba kuba muri uru rugendo, muri iri cumbi. Reka dusome mu Befeso ibice bitandatu. Abefeso ibice bitandatu. Abefeso ibice ni bitandatu. Umurongo turahera ku murongo wa 10. Abefeso ibice bitandatu turahera ku murongo wa 10. Mana ishimwe cyane. Abefeso Paulo yarari habwira abo Befeso, arababwira ngo ibi bintu mubona igihe kirageze yuko mwambara intwaro zose z'Imana. Mana ishimwe cyane. Ngo mwambara intwaro zose z'Imana, ngo ko mudafite kurwana n'ibi bintu. Burya reka mbabwire bene data, ibi bintu turwana nabyo birakomeye inshuti yanjye. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroheje inshuti yanjye, ni ibintu bihambaye. Turwana nabyo rero umunsi ku wundi. Mana ishimwe cyane. Kandi ibyo bintu turwana nabyo nugira ngo ni ibintu byako kanya, ni ibintu byahozeho inshuti yanjye, ni ibintu byahozeho bimaze imyaka myinshi cyane. Mana ishimwe cyane. Ni ibintu isi yaremwa. Ngo Satani yivumbuye mu ijuru, Imana imwohereza mu isi kugira ngo uyu munsi, ni nayo mpamvu ubona ibigeragezo wisanga mu byaha, wisanga mu bintu bitandukanye. Ni kubera ko Satani iri niryo cumbi ryiwe, iyi niyo nzu yiwe, ni gakondo yiwe. Abefeso ibice bitandatu. Kadusome mu Efeso ibice bitandatu umurongo ni wa 10. Haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uyu munsi rero hari indangagaciro nshaka kugira ngo nkuzanire. Indangagaciro nshaka kugira ngo nkubwire. Ngo mwambare, umurongo wa 11, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uwo murongo wa 11 utubwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izo ni indangagaciro ngira ngo tuganireho zo muri iri cumbi. Murongo wa 12, kuko tudacirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo ducirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka y'isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Umva abo turwana nabo, umva ba nyiri icumbi sha, umva baducumbikiye abaribo. Ngo ahubwo ducirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka y'isi y'umwijima. Ni ukuvuga ngo n'abategeka aha hantu dutuye, iri cumbi ryabo, n'abayitegeka. Ngo n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ni ukuvuga ngo no hejuru mu kirere, ahantu muri atmosphere, iyo dusenze ni hano amasengesho uzasenga azagira inzitizi. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Daniyeli igihe kimwe ngo yarasenze
asenga iminsi 21, ariko ngo Imana yamwumvise ku munsi wa mbere atangiye gusenga. Ariko ibisubizo Imana yari imumanuriye ngo bitangirwa n'Abamedi n'Abaperesi bo mu kirere. Ni ya myuka rero Paulo yabwiraga Abefeso ngo iyo hejuru mu ijuru, imyuka mibi. Noneho rero ngo nicyo gihe marayika Gabriel na Mikaeli bamanutse bakarwana urugamba kugira ngo Daniel abone ibisubizo by'iwe bene data. Uyu munsi ducumbikiwe n'abo bantu, ducumbikiwe n'iyo myuka mibi, ducumbikiwe n'izo mbaraga. Ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagara mudatsinzwe. Umva zandanga agaciro zigomba kukuranga mu icumbi rero mwene data. Umva reka nkubwire wowe uneza amatwi uyu munsi wa none, hari indanga agaciro zigiye kukuranga. Ndagira ngo uyu munsi uzitega amatwi, uzitega amatwi, nurangiza kuzitega amatwi ugire umwanzuro ufata muri wowe. Umenye neza ko mu isi si iwacu, ahubwo mu ijuru niho iwacu. Hano mu isi turacumbitse, ariko se turahaba gute bene data? Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 14 ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Umva indangagaciro, tugeze ku ndangagaciro. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Ukuri bene data kwarabuze mu bantu. Wowe utuye muri iyi si wibwira ko gakondo yawe ari mu ijuru, ndagira ngo nkwibutse indangagaciro. Gira ukuri muri wowe, gira ukuri kukurange. Iyo ni intwari ikomeye. Ukuri kukurange inshuti yanjye. Ugendane ukuri, mu byo uvuga uvugisha ukuri, ukenyere gukiranuka. Haleluya. Ngo kenyera ukuri inshuti yanjye. Umva mu byo tugerageza kwambara, ambara ukuri muri wowe. Ukuri kubuze mu barokore, ukuri kubuze mu bakozi b'Imana, ukuri kubuze mu bantu abo batugendana, ukuri kubuze mu nshuti. Ariko uyu munsi wa none, nimba wowe unkugiriyeho umugisha, nimba unteze amatwi uyu munsi, ndagira ngo wambare indangagaciro, wambare intwaro ya mbere y'ukuri muri wowe. Ukenyera ukuri. Tangira witoze kuvugana ukuri. Tangira witoze mu bya buri munsi mu kazi, utangire wige kuvugisha ukuri. Hari utuntu abantu bakinisha, ukajya kubona umuntu aragutelefonnye, ukamubwira ngo ntabwo nayumvaga kandi wari uyufite, already wamaze kubeshya. Reka ukuri kuturange muri byose nshuti yanjye. Reka duharanire kwambara iyo ntwaro. Iyo ntwaro ndayikubwira nanjye nyibwira ngo nanjye mparanire kwambara ukuri. Umva gira indangagaciro muri iri cumbi dutuye, wambara ukuri nshuti yanjye. Rangwa n'ukuri mwene data. Imana ishimwe cyane. Ese uri kwitegura ute mu kuri? Uri kuvuga ukuri gute? Mu magambo, mu byo wandika, mu byo ugenda, mu byo utekereza, mu kuvuga, uri uravugisha iyihe ntwaro? Ese ukuri kurimo? Mu byo ubwiriza ukuri kurimo? Mu byo uhanura ukuri kurimo? Uko ugenda ukuri kurimo? Ukuvuga ukuri kurimo? Abo mubanye bakubona nk'umunyakuri? Ndi kukubwira nanjye nibwira nshuti yanjye ngo uyu munsi turangwe n'ukuri muri iri cumbi dutuyemo, kugira ngo tubashe guhangana na ya myuka mibi na ba batware baducumbikiye muri iri cumbi ryabo. Ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Yesu we, gukiranuka kurabuze mu bantu b'Imana. Gukiranuka, dukiranuke ku gato no ku kanini. Umva reka nkubwire, Yakobo yaranditse aravuga isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ariko yuko ko n'Abagalatiya, Paulo yanditse Abagalatiya arababwira ngo ibice 5 ngo imirimo ya kamere iragaragara niyi: ni ibiteye isoni, ni ubusambanyi, ni ubujura, ni ubwibone, ni imirimo mibi.
iyo niyo ndi kugira ngo nkubwire ngo twambare gukiranuka, dukiranuke kuri bya mirimo, dukiranuke kuri bya byaha, dukiranuke kuri za ngeso mbi, dukiranuke uko tugenda, uko tuvuga dukiranuke, uko dutekereza dukiranuke, imikorere yacu ya buri munsi dukiranuke, dusenga Imana iduhe gukiranuka bene data. Iyi ntwaro tuyambare kugira ngo ikingire igituza mu buryo buri biologike. Igituza kirimo inyama nyinshi, harimo ibihaha, harimo umwijima, harimo imitima, harimo inyama zikomeye, kandi izo ni nka moteri y'ubuzima bw'umuntu. Iyo utambaye icyo bita antibar, iyo utambaye ikintu kigukingira agatuza, umubisha abasha kukurasa umwambi ukaza ugatobora za nyama zo mu gatuza ukabasha gupfa. Ariko uyu munsi Paulo yabwiye Abefeso ngo mwambare gukiranuka, haleluya, ngo nk'icyuma gikingira igituza. Uyu munsi ndagira ngo muri iyi si turangwe n'indangagaciro yo gukiranuka. Twabonye indangagaciro ya mbere y'ukuri, tubonye indangagaciro yo gukiranuka muri iri cumbi dutuyemo, ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bateguza. Uyu munsi ugira ubutumwa bwiza bugusohokamo, wisora amagambo mabi, wisora amagambo y'incamugongo. Nimba Yesu yarakubatuye, nimba warasogongeye ukumva akagira neza, ndagira ngo uyu munsi wige gutanga ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bw'amahoro bari bwo buteguza Kristo kugira ngo azamanuke. Bwira abantu icyo Kristo yakugiriye, bwira abantu aho Kristo yagukuye, bwira abantu ko yagukuye mu byaha, ubwira abantu ko abantu benshi basigaye aho kugira ngo baduhe testimony yaho bavuye, baraduha testimony ya miracles babonye. Ni byiza, nazo izo testimony turazikeneye, ariko se mwaduhaye n'ubuhamya bw'Imana yabakuyemo. Hari benshi bavuye mu buraya, hari benshi bavuye mu bujura, hari benshi. Izo testimony turazikeneye bene data. Tanga ubutumwa bwiza bw'amahoro, tanga iby'Imana yagukoreye. Umva, reka nkubwire, nyanyagiza imbuto zawe hose, kuko hari umunsi uzasarura nshuti yanjye. Turangwe n'indangagaciro zo kuvuga iby'Imana, kuvuga ibyiza, kuvuga ibiturimo bihumuriza abantu, kuvuga ibiturimo byururutsa imitima y'abantu bananiwe. Umva, reka nkubwire, ugira indangagaciro yo kuvuga ubutumwa bwiza. Rangwa n'ukuri, urangwe no gukiranuka, urangwe no kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo ufate icyemezo, haleluya. Indi ndangagaciro ngo kandi kigeretse kuri ibyo, umurongo wa 16, ngo mutware kwizera nk'ingabo, haleluya, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakwa umuriro. Kwizera kwawe kuri inshuti yawe. Ikigeragezo kiraza ukamanika amaguru, gahiwe ngo ndapfuye, ibibazo bikaza ati ndapfuye. Ibintu byinshi byatumye kwizera guhagarara mu bantu b'Imana, ibintu byinshi byatumye kwizera gushira mu bakozi b'Imana. Umva, ariko uyu munsi ndi kukwibutsa ngo rangwa n'indangagaciro yo kwizera. Paulo hari amagambo menshi yagiye abakomeresha bene data. Imana ishimwe cyane. Kwizera kwatsindishirije Aburahamu, kwizera kwatsindishirije abatubanjirije. Kwizera ni ukwizera udashidikanya yuko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, ni ukwizera udashidikanya yuko ibyo ubona ko bidashoboka bigomba gushoboka. Ndagira ngo urangwe no kwizera. Ukwizera mwene data, iyo haje ikigeragezo urakibwira ngo nta bubasha ufite, ikigeragezo kigahunga. Iyo haje abadayimoni urababwira ngo ntimumbasha, kubera ufite imbaraga zo kwizera. Nibyemere, ngira kwizera ngo n'ingabo idukingira imyambi, ibigeragezo, intambara, ibintu biza bikakwirunda hejuru, abantu barakuvuga ugatangira ugapapa. Nugira kwizera, iyo myambi, umva, reka nkubwire, nta kizagutwara nshuti yanjye. Imana ishimwe cyane. Gira indangagaciro muri iri cumbi yo kwizera. Rangwa no kwizera mwene data, rangwa no kwizera uyu munsi, haleluya. Ni amagambo menshi twakagombye kuvuga kuri izi ndangagaciro, ariko ndi kukwibutsa kuko si ubwa mbere yumvise. Ni intambara yo mu mwuka tubayemo, kandi tugomba kurangwa n'izo ndangagaciro muri iri cumbi.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umurongo wa 17 ngo mwakira agakiza kabe ingofero. Imana ishimwe cyane. Agakiza kawe kagire ingofero. Nimba uri umusirikare wa Kristo, ugomba kurangwa n'ibintu byinshi. Ugomba kurangwa n'ukuri, ugukiranuka, ubutumwa bwiza, ukwizera, agakiza. Rangwa n'agakiza. Ubundi gukizwa ni iki? Nukuva mu kintu ukakireka ukagikizwa, ukabasa nuvuga ngo ukaba survivor w'icyo kintu, ukagikira, ubundi warangiza. Ubundi ngo umunyarwanda yavuze ngo ukiza indwara arayirata. Agakiza, numara kwambara agakiza nk'ingofero, umutwe wawe uzawurinze. Wibuke ko umutwe wawe uri mu bwonko, kandi ubwonko iyo bugize ikibazo, iyo bukomeretse gato, amaraso akavira mu bwonko, already uba wapfuye. Ariko ni wambara agakiza kakakubera ingofero, ndakubwiza ukuri mwene data, ubuzima bwawe buzabushinganye muri iri cumbi dutuyemo. Imana ishimwe cyane. Iri cumbi riraducumbikiye, ariko si iwacu. Iwacu ni mu ijuru. Imana ishimwe. Ngo mwakire n'inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Umva reka nkubwire, nudasoma ijambo ry'Imana nta nkota uzaba ufite. Uzarwana n'abadayimoni ariko udafite intwaro yo kubicisha. Intwaro y'abarokore, intwaro y'abavuga butumwa, intwaro y'abapasiteri, intwaro y'abanyamasengesho, intwaro y'abaririmbyi ni ijambo ry'Imana bene data. Haleluya. Iyo niyo nkota tubasha kurwanisha ku rugamba. Na Yesu yakoresheje iyo nkota y'ijambo ry'Imana. Mwibuke Yesu ari mu minsi 40 y'amasengesho, ngo Satani aramugenderera, aramubwira ngo handitswe gutya, ngo niwemera ukandamya nzaguha ibi n'ibi n'ibi, nusimbuka hanaha abamarayika bazagusama. Ariko Yesu nabarahindukira akoresha ya nkota, haleluya, y'ijambo ry'Imana. Aravuga ngo handitswe gutya. Ubu se wowe uri gusubirisha iki Satani? Iyo kariyo nkota yacu bene data. Nicyo uri gusubirisha Satani. Gira ijambo, soma ijambo, soma Bibiliya. Umva, iga ijambo ry'Imana umunsi ku wundi, kandi wisoma Bibiliya nk'ikinyamakuru, ahubwo saba umwuka w'Imana yiguhishurira inshuti yanjye. Soma ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. Hinduka ubuzima. Niba uri umusirikare wa Kristo, rangwa n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Twasomye indangagaciro ivuga ukuri, gukiranuka, ubutumwa bwiza, agakiza, haleluya, kaba ingofero, kwizera, kugira ngo muzimye za ngabo, ya myambi. Hanyuma uyu munsi ufata inkota, ari ryo jambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Wibuka abo turwana nabo yuko ari abatware, ntago ari abantu boroheje baje kurwana gutyo burebure, ahubwo ni abatware. Ndagira ngo uyu munsi nkwibutse ngo muri iri cumbi dutuyemo turangwe n'indangagaciro nyazo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Imana ishimwe cyane. Ngo musengeshe umwuka iteka. Hari abantu bajya gusenga bakibwira yuko gusenga ari ukujya mu madini. Amadini ni meza, ariko itorero ni rimwe, ni irya Kristo. Amadini yose abitsemo abageni inshuti yanjye. Ariko iyaba ayo madini twese twavugaga rumwe, tugasengera umugozi umwe, hatariho umuyuda n'umugiriki, ahubwo twese turi abana b'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga, usengesha umwuka. Hari abantu usanga bagiye gusenga, ukajya kumva avuye nko mu mirimo yarushe, ageze ku buriri ngo Mana undinde nk'ukurinda abandi bose. Mu by'ukuri n'iryo sengesho nawe ntuzi nimba urisenze. Hari n'utangira gusenga agatangira agasinzira, yasinzira yakaza kwicura atavuza amena, agahita avuga ngo amena. Burya reka nkubwire, hari amasengesho
dusenga, ariko Bibiliya yatubwiye ngo dusengeshe umwuka iteka. Imana ishimwe cyane. Iyi nayo ni intwaro, ni indangagaciro. Dusengeshe umwuka iteka mu bihe byacu byose byo gusenga. Kandi bigeretse kuri ibyo musabira abera bose. Umva, reka nkubwire, ugerageza kwingingira mwene so. Nubona mwene so ageze mu kibazo, umusengere. Nubona mwene so ageze mu ntambara, umusengere. Nubona mwene so ageze aho bigoye, umusengere. Nubona mwene so ubuzima bumunaniye, umusengere. Nubona mwene so ariho arakora ibyaha, umusengere. Uko niko Paulo yabwiye abantu. Ntago ari byiza yuko ujya kumuvuga, ntago ari byiza yuko ujya kumuseka. Burya reka nkubwire nshuti yanjye, nta muhanga w'uru rugendo, oya, nta muhanga warwo. Hari benshi bahanuraga, hari benshi bavugaga ubutumwa bwiza, ariko uyu munsi byarabananiye, uyu munsi babivuyemo. Nta muhanga w'urugendo nawe uwo waseka nawe byakubaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iri cumbi riducumbikiye nabi, ariko hari iwacu. Haleluya, hari iwacu ni mu ijuru nshuti yanjye. Sengesha umwuka iteka mu bihe byose byo gusenga, usabira n'abera bose. Imana ishimwe cyane. Ubu buzima bwa buri munsi dutuyemo ni ubuzima buruhije, ni waba w'ibigeragezo, ni waba w'intambara, yewe n'abatware b'umwijima turwana nabo, ni intambara zitandukanye. Ariko ndi kugukangura, ndi kukwibutsa ngo gira ukuri muri wowe, ibinyoma nibihagarare. Reka nkubwire, rangwa n'agakiza, ibyaha byawe bireke. Bwira Imana ikubabarira ibicumuro byawe, bwira Imana ikubabarira ubusambanyi, bwira Imana ikubabarira ubujura, bwira Imana ikubabarira kubeshya, kuriga ndetse n'ibindi. Reka nkubwire mwene data, ubugome n'inzangano, yewe ishyari n'amagambo, ibyo bwira Imana ikubabarire, kubera yuko iri cumbi dutuyemo ntabwo ari iwacu. Hari umunsi iri cumbi rizatwanga, hari umunsi iri cumbi tuzarivamo, hari umunsi tuzagenda iwacu muri gakondo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire mwene data, iyi si ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Indangagaciro zo kuzigomba kutubeshaho ni ukwirinda no kwihangana, ni ukwihana no gukizwa, ni uguca bugufi, ni ukwambara intwaro zose z'Imana. Yewe mwene data, agakiza kakakuranga, ugusenga no kwizera. Yewe nshuti yanjye, gira indangagaciro. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi uri kwitegura ute kuzajya muri gakondo yo mu ijuru? Uyu munsi kucumbikiwe muri iyi si ubasha kwitegura ute mwene data? Nakwibutsaga, nanjye niyibutsa, duharanire kuzajya muri gakondo yo mu ijuru. Gakondo yo mu ijuru yadutegereje bene data. Gakondo yo mu ijuru umva tuzayitaha nituramuka dukijijwe neza, nituramuka tuvuye mu ngeso mbi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubuzima bw'uru rugendo ngo ni inzira ifunganye. Mwene data nshuti yanjye, abanyura muri iyo nzira bayigishwamo imbaraga. Ntabwo iyi nzira ari nyabagendwa, ntabwo ari igihogere nshuti yanjye, ni inzira ifunganye. Hari ibintu hari amashami agushamikiyeho adashobora kunyura muri iyo nzira. Ubusambanyi bugushamukiyeho ntabwo bwanyura muri iyo nzira, ubujura bigushamikiyeho ntabwo bwanyura muri iyo nzira. Ni inzira ifunganye mwene data. Yewe reka nkubwire, inzangano zigushamikiyeho ntabwo zaca muri iyo nzira, ahubwo ni inzira ifunganye. Mwene data mukundwa, ndagira ngo uyu munsi wa none uce ya migozi igufashe, uce za nzira zikushamikiyeho, tugende mu nzira ifunganye. Imana ishimwe cyane. Uri kwitegura ute kuzajya muri gakondo yo mu ijuru? Ese iri cumbi uribaye ute? Uyu munsi fata umwanzuro mwene data, fata icyemezo, ufate ingamba, uvuge ngo Mana, noneho muri iri cumbi rincumbikiye, icumbi rimbabaje, icumbi rindwaza, igihe kirageze yuko nakira imbaraga z'Imana. Igihe kirageze yuko nuzura ibihe bidasanzwe. Igihe kirageze yuko nkorana n'Imana. Haleluya. Igihe kirageze yuko ndeka bya bintu bitazanyura muri ya nzira ifunganye, uyu munsi nkabisiga hasi. Igihe kirageze yuko noneho nuzura ibihe by'amasengesho. Igihe kirageze yuko ntangira kugendana n'Imana. Igihe kirageze yuko ntwara intwaro zose za Kristo. Igihe kirageze yuko agakiza kambera ingofero. Mwene data nshuti yanjye, uyu munsi fata ingamba, fata icyemezo, kuko aho dutuye si iwacu. Iyi si iwacu mwene data, ahubwo iwacu ni mu ijuru. Witeguye ute? Ubibaye mute?
uri kugenda ute, uri kuvuga ute, uri gutekereza ute, uri gukora ute, ubuzima bwawe uri kububa mute, mu kazi witwaye ute, mu bana witwaye ute, mu rugo witwaye ute, ku mufasha bawe witwaye ute. Mwene data isuzume nanjye nisuzume. Iri cumbi dutuyemo hari umunsi tuzarivamo. Ese nurivamo? Abantu bajya bibeshya ngo imperuka ngiratinze, ariko se n'urupfu ruratinze. Isuzume nshuti yanjye, isuzume ufata icyemezo uyu munsi wa none. Ni wowe wo kugirirwa neza n'Imana, ni wowe gutegura ejo hawe heza. Hari umunsi tuzarara muri iyi si, ejo ntituyirirwemo. Hari umunsi tuzayirirwamo ariko nyamara ntituyiraremo. Hari umunsi Yesu azaza nshuti yanjye, azaza guhemba bakoze neza. Umva reka nkubwire, Imana data wa twese ntabwo izemera yuko abantu bayo, Yesu ngo yamanutse ikuzimu, avugana na Satani, afata imfunguzo, acingurira abera, azukana abera. Haleluya! Natwe hari umunsi w'umuzuko nshuti yanjye, hari abapfuye bizeye bazazuka. Reka nkubwire ngo natwe abo Kristo wenda azasanga bagihumeka, reka nkubwire ngo azagusanga uhagaze ute. Ese upfuye uzapfa umeze ute? Senga kugira ngo Imana izaguherezo ryiza, kuko iyi si ducumbitsemo itumereye nabi nshuti yanjye. Iyi si iratubabaza, iyi si iduteye agahinda, iyi si iduteye umubabaro, ariko mu ijuru hari ibyiringiro yuko umunsi tuzasezera kuri iyi si, hari umunsi tuzajya iwacu mu ijuru nshuti yanjye. Imana itugirire neza. Reka dusenga Imana, kandi ndagira ngo nkwibutse ngo hagarara kigabo, urwane kigabo, umenye neza ibyo urwana nabyo byari byo. Wambare za ntwaro, urangwe na za ndangagaciro nagiye nkubwira, kugira ngo Imana ibashe kuguha imbaraga. Senga ubudasiba, soma ijambo ry'Imana ubudasiba, rangwa n'agakiza, ihana ibyaha, gendana n'Imana. Imana ntabwo izabura kubigenza. Ibuka neza ko ahatari iwacu, ibuka neza ko isi atari iwe yacu, ibuka neza ko ubuzima bwa buri munsi tuzabusiga. Nubwo urwaye, hari umunsi uzava muri ubu buzima ugataha iwacu. Imibabaro y'iri cumbi reka tuyemere, tuyakire. Icumbi turibemo uko riducumbikiye, ariko hari ibyiringiro yuko tuzagera iwacu mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese, uri Imana ishobora byose kandi ugira neza. Uri Imana ivuga bikaba bigategeka bigakomera. Nsabiye umuntu wese wumvise iri jambo kugira ngo umugirire neza. Nsabiye umuntu wese ufashe ingamba zo kongera kwibuka neza ko agomba kurangwa n'indangagaciro z'abantu b'Imana, z'abarokore, z'abantu bakijijwe, kugira ngo azatahe muri gakondo y'iwacu. Ibuka neza umuhereza imbaraga, kandi icyemezo afashe azakigumeho Kristo. Wasubiye inyuma umwongerera ibihe, utarukijijwe umuhe agakiza gafatika, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Kaho rero tugirire neza, dufashe Mwami, ibi bihe bigoye biruhishe, uzabane natwe muri byose. Urakoze kutugiriye neza, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Shalom shalom, mugira amahoro ya Kristo. Ndabakunda cyane, amen.